faine lompi ele shise faine lope ele kuasiri jezi totaya lope ele mingua shise faine ati lope shise faine contraire ati mfugane nawe wowe neza amatwi lope kuasiri jezi totaya singre ati humura kuko nduwiteka sope shise faine contraire amarira yawe narayabonye agahinda kawe narakabonye wowe mugabo lopere shise faine contraire nubwo ari gihe cyageze ugacika intege ukifuza n'urupfuka rubura ariko nduwiteka mvuganye nawe ngo nkugarutseho sopele mingi sirije zitotayine agahinda kawe narakabonye wa mubyeyi we amarira yawe narayabonye nduwiteka Imana mvuganye nawe ngo sopele mingi sirije zitotayine ndi Imana yawe kandi ndi Imana ivuganye nawe ngo muri uyu mwaka nkwaye igisubizo cyihuse chose faine contraire Imana imanwe no guca agasuzuguro k'uyu Penina ukwishima hejuru ndagira nkubwire ngo aho tuye hari Penina ugukina ku mubyimba hari Penina ukubabaza hari Penina nubundi ugusebya hari Penina ukugendaho hari Penina utakwifuriza ikiza ariko Imana yo mu ijuru yumvishe gusenga kwawe yabonye umubabaro wawe haleluya hari ingingo Imana izaheraho ikurengera mu byukuri imirimo ijya yifugira wagirira neza umukene Imana ikakwibukira ku mukene ugiriye neza wagirira neza ifubyi cyangwa umupfakazi Imana ikakwibukira kuri abo bantu ugiriye neza ariko ndagira ngo nkubwire ngo nusenga mu byukuri ugasenga gutyo gusa ibiganza byawe ubifumbatiye isengesho ryawe ntabwo rizabasha kumvikana kuko burya tubona yuko na Dorukasi ngo ubwo Petero yasengaga abantu bari kurira barizwa n'ibintu n'imyenda yagiye abahereza barizwa n'ibyo yagiye bakorera ngo Imana yumvishe kurira kw'abo bantu yumva gusenga kwa Petero yumva Petero yibutsa Imana imirimo ya Dorukasi Imana ihita imuzura abantu barongera baramubona ndagira ngo nkubwire ngo niko byagenze kuyu Eliya sengera uyu mupfakazi aravuga ngo ayi Uwiteka Mana uyu mupfakazi uyu mugore wacumbikiye wangiriye neza wangaburiye umuteje ibyago nawe umwiciye umwana Imana yumva gusenga kwa Eliya umwana arazuka nkuko tubisomye aragenda mushyira wa mugore nawe amaze kubona umwana we ari muzima aravuga ngo noneho menye yuko uri umuntu w'Imana koko Bibiliya ivuga ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa hari igihe ubusenga wareba mugenzi wawe wakwibuka ineza yakugiriye ukavuga ngo Mana ineza runaka yangiriye mbabarira umutabare mbabarira umurengere mbabarira umugirire neza mbabarira umukorera ibitangaza kandi kubwo gusenga rimwe na rimwe ukumva umuntu arakubwiye ati rwose umwana wanje nabonaga byarangiye ariko Imana yaramukijije Imana iguha umugisha kubw'isengesho n'ubundi wasengeye rimwe na rimwe wajya kumva umuntu arakubwiye ngo mu byukuri Imana yumvishe gusenga kwawe sengesho wasengeye ryagize umumaro rwose ibyanjye byari bigiye gutezwa icyamunara ariko ngiye kubona mbona Imana ikoze igitangaza mbona ideni ririshyuwe mu buryo bw'ibitangaza wajya kumva umuntu arakubwiye ati rwose isengesho wasengeye ryagize umumaro n'ubundi umugabo wanjye yari yarantaye none n'ubundi yaragarutse rwose aza yaciye bugufi none ubu ngubu n'umutekano n'amahoro mu rugo rwanjye kandi umucyo n'umwana w'intama umusumwe nzawinjiramo nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kura hatagera ibyago kandi umucyo umwana w'Imana yo umusumwe nzawinjiramo. Twihuse turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cyaho
ni icyambere turasoma n'umurongo waho wa 6 haranditswe ngo kandi mukeba we yajyaga amubabaza cyane akamutera agahinda kuko Uwiteka yari yaramusibye inda ibyara. Turateruka dusome umurongo w'10. Ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda arira cyane, ahiga umuhigo aravuga ati Nyagasani nureba Nyagasani Nyiringabo nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka ntunyime umwana w'umuhungu, nzamugutura abe uwe, nzamutura Uwiteka abe uwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Amen. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kandi mukeba we yajyaga amubabaza akamutera agahinda kuko Uwiteka yari yaramusibye inda ibyara. Imana idufashe cyane. Mu by'ukuri uyu mugore n'uwitwaga Hana. Uyu Hana yari afite umugabo witwaga Elukana yari afite abagore babiri, umwe yitwaga Penina ariko undi wa kabiri akitwa Hana. Uyu Hana rero yari ingumba. Mu by'ukuri kuba yari ingumba ntabwo ari uko yari yaratutse Imana, suko yari yarakoze ibyaha byinshi. Kuba yari ingumba suko mu by'ukuri wenda hari ibindi yari yinjiyemo byatumye abingumba. Kimwe nuko nawe ufite ikibazo, abantu bashingira kuri icyo kibazo ufite, bagaheraho bagusuzugura, bagaheraho bakubabaza. Mu by'ukuri kuba uri umukene ntabwo ari uko watutse Imana, ntabwo ari uko wakoze ibyaha byinshi. Kuba mu by'ukuri uvukana n'abandi bagize amahirwe yo kwiga ariko wowe ayo mahirwe ukayabura, ntabwo ari uko wakoze ibyaha byinshi, ahubwo byose byabereyeho kugira ngo imirimo y'Imana igaragare. Uyu Penina rero mu by'ukuri yabonaga mukeba we yarabuze urubyaro, akamwishima hejuru, akamubabaza, akavuga amagambo yo kumusesereza mu by'ukuri. Ariko uyu mugore witwa Hana mu by'ukuri agira ubwenge, amenya neza yuko nta handi ubutabazi buri, amenya yuko aho ubutabazi buri ari mu isengesho. Ayoboka isengesho nubwo yari afite agahinda, ariko amenya neza yuko Uwiteka azareba umubabaro we akamubera igisubizo. Bibiliya iratubwiye ngo Hana yasenganaga Uwiteka agahinda arira cyane, ahiga umuhigo aravuga ngo Nyagasani Nyiringabo nureba umubabaro w'umuja wawe ukama umwana w'umuhungu, nukuri nanjye nzamugutura abe mu nzu yawe iteka ryose, kandi icyuma cyogosha ntikizagera ku mutwe we. Haleluya. Uyu mwanya iri jambo ry'Imana turimo tuganira ni ijambo ry'ubuhanuzi, kandi ndimo manurira Hana, wowe Hana, nubwo ubabaye, nubwo usengana umubabaro, nubwo usengana agahinda, ariko Imana yabonye agahinda kawe kandi yumvishe gusenga kwawe. Imana ishimwe cyane. Nukuri Imana imanuwe no guca agasuzuguro k'uyu Penina ukwishima hejuru. Ndagira ngo nkubwire ngo aho utuye hari Penina ugukina ku mubyimba, hari Penina ukubabaza, hari Penina nubundi ugusebya, hari Penina ukugendaho, hari Penina utakwifuriza icyiza, ariko Imana yo mu ijuru yumvishe gusenga kwawe, yabonye umubabaro wawe. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ntabwo tujya tuyisengera ubusa. Nukuri iyo dusenga, iyo tubabaye, nukuri tukayereka imibabaro yacu, Imana ijya ibasha kumenya imibabaro yacu kandi ikaturengera. Hari umuririmbyi n'ubundi wa 35 mu Gakiza igice cya 2 yavuze ngo ibyiza yakoze mbifitemo umufasha, ngo niwe ufasha mu bintu byose bikomeye. Arangije aravuga ngo Imana ishimwe cyane, ariko aravuga ngo imibabaro yanjye yose niko ayizi, ngo ahindura iyo mibabaro kugira ngo anezeze. Imana ishimwe cyane kuko yumva amasengesho. Mwene data, si rimwe si kabiri amahirwe yawe apfa. Yewe ndagira ngo nkubwire ngo hari naho wagiye ubona amahirwe yawe agiye kwemera, ariko Satani agakoresha abantu amahirwe yawe bakayaburizamo. Wabura kubona nubundi amasezerano yawe agiye gusohora, abantu bakaza nubundi bakica umugambi w'Imana, ariko ntabwo ari ukuwica kuko nta ubasha kwica umugambi w'Imana. Ayo mahirwe bakayica, ariko none nubwo
amahirwe ya mbere yapfuye, Imana igaceceka, aya kabiri Imana igaceceka, ariko nawe niwacogoye wakomeje gusenga. Ijambo ry'Imana riri kukubwira ngo kuko wakunze Imana karamata, nicyo gitumye Imana ikugarutseho kandi igufitiye imbabazi, nicyo gitumye Imana ikugiriye neza. Imana ishimwe cyane. Uyu rero Penina akomeza gusenga, yewe uyu Hana akomeza gusenga, Penina amusebya, nk'uko tubisomye hano ku murongo wa 6 ngo kandi mukeba we yajyaga amubabaza cyane akamutera agahinda. Ntabwo nzi abagutera agahinda, ariko Imana yabonye abantu bagutera agahinda, abantu batuma n'ubundi uryamana akababaro, abantu batuma ukorana akazi akababaro, abantu batuma usengana akababaro n'agahinda. Abo bose Imana yo mu ijuru n'ubundi yarababonye, kandi nukuri Imana yo mu ijuru icyo nicyo giteye Imana gukora, ikabikugarutseho ikakugira neza. Iri jambo yewe Hana ndagira nkubwire ngo Imana yumvishe gusenga kwawe. Dusomye hano ku murongo wa 26 ari kutubwira ngo uwo mugore aravuga ati Nyagasani ndahiye ubugingo bwawe, ninjye wa mugore wari uhagaze iruhande rwawe bwa bundi, saba Uwiteka. Uyu mwana niwe nasabye, kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye. Imana ishimwe cyane. Niba warasabye akazi n'ubundi kaguhemba umushahara mwiza, ukazajya ufasha n'abakene, ntabwo Uwiteka Imana azagusondeka, kubera yuko icyo wasabye Imana nicyo Imana igiye kuguha. Ndimo nkubwira yewe Hana ngo icyo wasabye Imana nicyo igiye kuguhereza. Wicika intege, wikwiganyira ngo ubone yuko Imana itinze kugusubiza, kubera yuko ahangaha ku Makuru y'Ijuru TV aya ni amakuru yizewe. Iri jambo ni ijambo ryizewe. Imana yumvishe gusenga kwawe. Imana ishimwe cyane. Nubwo umaze igihe kinini Penina kubabaza, Penina n'ubundi agutera agahinda kenshi, ariko Uwiteka Imana akugarutseho. Imana ishimwe cyane. Hana aza kugera igihe aravuga ngo nukuri uyu niwe wa mwana n'ubundi nagusabye ubwo nari imbere yawe cyagihe. Haleluya. Cyagihe uri mu butayu Imana yarakumvishe, yumvishe icyo wayisabye. Cyagihe uri mu bihe byo gusenga, byo kwiyiriza ubusa, Imana yumvishe gusenga kwawe, icyo wayisabye n'ubundi yaracyumvise. Cyagihe n'ubundi wasengaga uri mu cyumba, burya Imana yarakumvishe. Cyagihe wabyukaga saa 9 z'ijoro ugasenga, ukabwira Imana ibyawe, Imana yarakumvishe. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Ndakubwira ngo yewe Hana, Imana ikugarutseho. Nubwo umaranye igihe kinini agahinda ka Penina, ariko Imana ikugarutseho. Imana ikugarutseho. Ntabwo Imana yakwibagiwe, ntabwo Imana yagutaye. Imana nishimwe, Imana nishimwe cyane. Haleluya. Nukuri uyu mwanya ndagira nkubwire ngo nawe ugiye kugira ibyishimo, nawe ugiye guseka, nawe ugiye kugira ijambo. Ndagira ngo nkubwire ngo yewe Penina birashoboka yuko yaba mukuru wawe, yaba murumuna wawe, yaba uwo muturanye, yaba uwo mukorera muri kampani, yaba uwo mukorana muri ako kazi, ariko ndagira nkubwire ngo akababaro Penina yakubabaje Imana yarakabonye, kandi amarira yawe Imana yarayabonye, gusenga kwawe Imana yarakumvishe. Imana izanye igisubizo kubyo wayisabye. Imana ishimwe. Kandi ndagira nkubwire ngo nukuri ntabwo Imana ikubwira amasigara cyicaro, ahubwo ijambo Imana ivuganye nawe muri uyu mwanya ni iryo kwizerwa. Nubwo umaze igihe kinini ubabaye cyane kubera yuko urakora bikanga, nukuri muri kwa gukora bikanga, ba Penina nawe akagukina ku mubyimba, akakwishima hejuru, akakubabaza cyane, ariko Imana itarobanura ku butone ikugarutseho, ikumaza umubabaro, niyo ivuganye nawe muri uyu mwanya. Imana ishimwe cyane. Erega ndagira nkubwire ngo nukuri umaranye igihe kinini agahinda kenshi. Erega ni igihe kinini ubabaye, ni igihe kinini ubabaye. Yewe Hana we, ni igihe kinini ubabaye. Ndahanura
kwihanurira ubuzima bwawe, ubabajwe n'uko uri imfubyi, ariko Imana ikugiriye neza. Nubwo utagira shinge na rugero, ariko ise w'imfubyi niwe uvuganye nawe, avuganye nawe muri uyu mwanya ngo humura, aje kukwitaho ibyo ababyeyi bawe bakagombye kugukorera. Ise w'imfubyi arahari, aje kubigukorera. Azaguha urugo rw'umugisha, azakugirira neza, azakwibagiza umubabaro, azakwibagiza agahinda, azakwibagiza intimba. Yewe woneza amatwi ku makuru y'Ijuru TV, ndagira ngo nkubwire ngo yewe Hana, nubwo umaze igihe kinini nukuri ufite agahinda uterwa na Penina birashoboka yuko nukuri ari umuturanyi wawe kugenda akakuroga, ariko ndagira nkubwire ngo amarira yawe Imana yarayabonye kandi yumvishe gusenga kwawe. Imana yacu nishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo kwezi kwa gatandatu nubundi kugeze nubundi kwezi kwa gatandatu kutari kwashira, ibimenyetso urabibona. Ukwezi kwa karindwi, kwa munane, ukwa cyenda, ibimenyetso urabibona. Imana ishimwe cyane kubera yuko ni Imana yabonye amarira yawe, ibona agahinda kawe. Imana yacu ishimwe cyane. Umva ukuntu Hana yagize ijambo hano ku gice cya 2 murongo wa mbere. Hana aravuga ngo maze Hana arasenga. Imana ishimwe cyane. Ariko umutwe w'amagambo uri kutubwira ngo ibyishimo bya Hana, ngo maze Hana arasenga ati umutima wanjye wishimiye Uwiteka, ihembe ryanjye rishyirwe hejuru n'Uwiteka, akanwa kanjye kagukiye ku banzi banjye, kuko nejejwe n'agakiza kawe. Nawera nk'Uwiteka, kuko nta yindi Mana itari wowe, kandi nta gitare kimeze nk'Imana yacu. Imana idufasha cyane. Ariko tutavuze aya magambo tuyavugaho byinshi. Umutwe w'amagambo aratubwiye ngo ibyishimo bya Hana. Erega Hana nawe agiye kugira ibyishimo. Imana ishimwe cyane. Ndimo nkubwira ngo Hana nawe agiye kugira ibyishimo, kuko dore igihe Penina yamubabarije ni kirekire. Hana nawe ugiye kugira ibyishimo. Igihe Penina yakubabarije, igihe Penina yagutera agahinda, ni igihe kirekire. Umwuka w'Imana nubundi uri muri njyewe arimo avugana nawe muri uyu mwanya ngo nawe ugiye kugira ibyishimo. Uwiteka Imana sopeshise fine contraire shise fine olebekua sikaya sompre shise fire mando lopi elemingua sirije sitotaine sompelefo si fine contraire arebekushise fine lopi eleshise fine lopele kuwa sirije sitotaya lope elemingua shise fine ati lope shise fine contraire ati mfugane nawe woneza amatwi lope kuwa sirinje zitotaine singre ati humura kuko ndi Uwiteka sopeshe se fine contraire amarira yawe narayabonye, agahinda kawe narakabonye. Wowe mugabo lopele fishe se fine contraire, nubwo ari igihe cyageze ugacika intege ukifuza n'urupfu karubura, ariko ndi Uwiteka mvuganye nawe ngo nkugarutseho sopele mingi sirije zitotaine, agahinda kawe narakabonye. Wa mubyeyi we, amarira yawe narayabonye. Ndi Uwiteka Imana mvuganye nawe ngo sopele mingi sirije zitotaine, ndi Imana yawe kandi ndi Imana ivuganye nawe ngo muri uyu mwaka nkwaye igisubizo cyihuse. Chose fine contraire lobe kuwa sirije zitotaine, ndi Uwiteka Imana itarobanura ku butoni, nubwo uri isuzugurwa lompe shise fine kuwa sirije zi, ndi Imana ivuganye nawe ngo humura utuze kandi nkuzana igisubizo cyihuse. Gusenga kwawe kwangezeho, ndi Uwiteka lope shise fine contraire mvuganye nawe ngo tuza nta lope shise fire, ndi Imana ivuganye nawe ngo hari ibyo nkangaye ku buzima bwawe ibikugendaho lope shise fine mbicishije bugufi mvuganye nawe ngo shise fine contraire kandi ibikubuza amahoro. Ndi Imana elepe shise fire ibinanije kandi manuye lope shise fine imbaraga zidasanzwe kugira ngo nkwereke ubutabazi. Lope le mingi sirishe sifaya dope kire shise fine warubuze inzira, ariko ndi Imana iremye inzira ku buzima bwawe. Lope le mingi shise fine woneza amatwi lope ere shise fine uraho ngaho mu gihugu cya Amerika. Lope shise fine uraho mu gihugu cya Canada.
lopere mingi sirije zitotaya. Uraho ngaho mu Bwongereza, ndi Imana ivuganye nawe ngo tuzi umutima wawe, gusenga kwawe kwarumviswe. Wowe uraho ngaho muri Australia, ndi Imana ivuganye nawe ngo gusenga kwawe narakumvishe. Wowe uraho ngaho siposhise fine lope kuwa siri mu gihugu cya Swede, ndi Imana ivuganye nawe ngo gusenga kwawe narakumvise. Wowe uraho ngaho lopere mingi sirije zitotayene mu gihugu cya Kenya, ibigeragezo ni byinshi ariko ndi Uwiteka Imana nguciriye akanzu mu bikugerageza, kuko ndi Uwiteka Imana wabonye amarira yawe numva gusenga kwawe. Lopere mingi sirije zitotayene, ndi Imana izanye igisubizo ku buzima bwawe. Ndi Uwiteka Imana mvuganye nawe uri hano mu gihugu cy'u Rwanda, ati humura utuze, ndi Uwiteka gusenga kwawe kwangezeho. Yewe sopere shise fine, uko natabaye hana na n'uyu munsi niko ngitabara abantu banje. Ndi Imana ivuganye nawe ngo ntabwo ngukojeje isoni, kuko ndi Uwiteka Imana kandi nkugarutseho, kandi namaze kwanzura ikibazo cyawe ngihaye umwanzuro. Ibigeragezo umaze mu iminsi uririra imbere yanjye, amarira yawe narayumvise, kandi ndi Uwiteka Imana manuwe no kuguhoza amarira yawe, manuwe no guca agasuzuguro ka Penina ku buzima bwawe. Sompere mingi sirije zitotayine, ndi Imana ivuganye nawe ngo ntabwo nagutaye, ahubwo ndi Imana ikugiriye neza. Lopeshise fine siridrere, ndi Imana iri kumwe nawe. Asante, asante, asante. Tompere mingi sirije zitotayine. Jose Fayamando, urakoze Mana, turagushimye Uwiteka. Yewe Mana yera, ni wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Senge abantu bawe, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari muri ibi bihugu byose nk'uko bivuze, n'abandi bari mu bindi bihugu bababaye, abo bose ndabasengeye mu izina rya Yesu. Reka uyu mwaka buri wese azabona igitangaza giturutse mu biganza byawe, ingumba zizabone guheka. Lompeshise fine, Mana Nyiringabo, abakene bazahindurirwa amateka, ababuze akazi bazabona akazi. Mwami, mwami, ba bandi bahora bateze ibiganza, Mana ndabasengeye. Uwiteka Imana Nyiringabo, magaze mu kwizera izina ryawe rikomeye. Erega ni wowe waremye ijuru n'isi. Mwami, mwami, nyemerera unyumvire nk'uko wanoranyije ngo gukorere umurimo wawe. Iri sengesho senze, Mwami Imana Nyiringabo, nirigira ububasha, nirigira umumaro, rigendagende, rigere ku bantu bafite ibikomere hirya no hino muri iyi si. Mwami Imana Nyiringabo, nukuri babone ubutabazi bwihuse. Erega Penina yasenganaga agahinda, ariko umumara agahinda. Ba Penina ni beshi. Mwami Imana Hana yasenganaga agahinda, Mwami Imana ababaye cyane. Nukuri Penina amubabaza cyane kandi amutera agahinda. Erega Mwami ba Hana ni beshi, ariko ndasenze kugira ngo Uwiteka Imana urengere abantu bawe bari mu kigero cya Hana. Ingumba ni nyinshi muri iyi si, ariko nanjye ndazisengeye kugira ngo Uwiteka Imana Nyiringabo, nukuri utanga urubyaro ku bantu bari kurira baririra imbere yawe. Mwami Imana Nyiringabo, barabuze urubyaro naho igihe babona cyarabarenze, ariko Uwiteka ujye ukora ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera wigaragaze kuko uri Imana nyamana. Hari Mwami Imana abababajwe n'ibibazo bitandukanye, abafite ibibazo by'uburwayi Mwami bababaye, abafite ibibazo byo kwangwa, abafite ibibazo by'ubukene, abafite ibibazo by'ubugumba, abafite ibibazo byo gupfusha, abafite ibibazo Mwami nukuri ayiwe bitandukanye. Mwami Imana, abafite ababo bari mu magereza, ndasenze kugira ngo izo nimbabare zose uzigereho Mwami. Witwa Imana ishobora byose, ubarengere, kandi nk'uko uvuze yuko umanuwe no kurengera abantu bawe. Amina. Data ndasenze kugira ngo ibitangaza byawe bikomeze bigaragarira abantu bawe. Inshuti zacu Mwami zikunze gukurikirana ahangaha Mwami Imana ubutumwa bwiza ku Makuru y'Ijuru TV, ndasenze kugira ngo buri wese ugira ishyaka Mwami Imana Nyiringabo ryo gukurikirana ubutumwa bwiza, kandi akagira ishyaka Mwami Imana Nyiringabo ryo kumva, akagira umuhati wo kumva Mwami Imana umurimo wawe watera imbere. Ndasenze kugira ngo Mwami nukuri ugenderere abantu bawe. Hari abadushyigikira
Mwami Imana Nyiringabo, kugira ngo umurimo wawe utere imbere, nanjye ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo babone impinduka, bahindurirwe amateka mu izina rya Yesu. Ndabasengeye ndi kuri kamera y'Amakuru y'Ijuru TV, reka bazabone ibitangaza, bazabe abo guhamya neza kuri Imana ihindura amateka. Muri abo ngabo Mwami, hari ababuze urubyaro, ariko ubibuke nk'uko wibutse Hana, ubibuke nk'uko wibutse Sara, ubibuke Mwami Uwiteka Imana Nyiringabo. Ni ukuri ayiwe nk'uko wagiye wibuka abantu batandukanye ukabarengera. Urakoze Mwami, ndagushimye. Ngaho nyemerera rero Uwiteka Imana Nyiringabo, iri sengesho senze rigenda rigere kuri buri wese ubabaye, nawe azagira ibyishimo nk'uko Hana yagize ibyishimo kandi akabihamya, nabo bazaguhamye bavuga ibitangaza wabakoreye. Urakoze kunyumvise kandi ko mvisha iri sengesho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Mana yo mu ijuru ibagiriye neza. Ndimo senga ngiye mwiyerekwa, ngiye kubona mbona abantu benshi bagendagenda mu butayu, bagasenga bari mu butayu, ariko bagategereza igisubizo bakakibura. Ariko ngiye kumva numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo nimbwira aba bantu bamaze igihe kinini bazenguruka mu butayu ngo bibutswe n'Imana, kandi Imana ibagarutseho, izanye igisubizo ku buzima bwabo. Mbonye benshi bari kurira, ndetse abenshi nza kubona bari bahagaze ahantu habi cyane. Shingiye kuri iri jambo umwuka w'Imana ampaye, riri hano mu gitabo cy'Abami, reka turisome twumve icyo Uwiteka Imana avugana natwe. Turasoma igitabo cya mbere cy'Abami, igice cyaho cya 17, dusome n'umurongo waho wa 20, turageza ku murongo wa 24. Haranditswe ngo, aherako atakambira Uwiteka ati, ayi Uwiteka Mana yanjye, uyu mupfakazi wacumbikiye, nawe umuteje ibyago umwicira umwana, maze yubarara ku mwana gatatu. Atakambira Uwiteka ati, ayi Uwiteka Mana yanjye, ndakwinginze ubugingo bw'uyu mwana bumusubiremo. Uwiteka yumvira Eliya, ubugingo bw'uwo mwana bumusubiramo, arahembuka. Eliya yenda uwo mwana, amukura mu cyumba cyo hejuru, aramumanukana, amushyira nyina. Eliya aramubwira ati, nguyu umwana wawe ni muzima. Uwo mugore abwira Eliya ati, noneho menye ko uri umuntu w'Imana koko, kandi ko ijambo ry'Uwiteka uvuga ko ari iry'ukuri. Amen. Hari abantu bagiye batugirira ineza nyinshi, reka mvuge gutyo, kuko mu by'ukuri Bibiliya iravuga ngo umuntu wirengagiza ineza yagiriwe, ibibi ntibizava mu rugo rwe. Uyu Eliya ni umuhanuzi w'Imana. Turabizi neza yuko hari aho yaje guhunga, ajya ku kagezi Kereti, Imana igategeka ibikona bikajya bimugemurira
imitsima n'inyama, akarya akanywa y'amazi ya kakagezi. Igihe kiragera akagezi karakama, nk'uko nawe akagezi n'ubundi kaje gukama. Ariko ndahanurira ubuzima bwawe muri uyu mwanya, ndumva Imana yo mu ijuru yongeye gufukura akandi kagezi kandi ikuzaniye andi mahirwe. Kuko burya iyo Imana yemeye ngo akagezi gakame, Imana yo iba yamaze gutegura ubundi buryo bwo kukubeshaho. Hari igihe akagezi gakama bakakwirukana ku kazi, hari igihe akagezi gakama igishoro kigahomba, hari igihe akagezi gakama ugahinga ukarumbya, hari igihe akagezi gakama mu by'ukuri ugasama inda zivamo, hari igihe akagezi gakama uwaguteraga inkunga igahagarara, waba wigaga amashuri nuko nyine ishuri rigahagarara. Ariko ndahanurira ubuzima bwawe ngo nubwo akagezi kakamye, Imana yo mu ijuru iteguye indi nzira yo kukurengera. Eliya rero akagezi kamaze gukama, mu by'ukuri ntabwo ushaka kwinjira mu mateka y'inkuru za Eliya cyane, uko yari yaje guhunga n'ubundi kubera amapfa yari yateye mu gihugu, kandi Eliya ari we ubitegetse, akavangomagaritse imvura n'ikime ntikigatonde ku byatsi cyangwa ku myaka. Ariko izuba ryamara gucana bikaba ngombwa yuko umwami Ahabu amuhiga cyane, Eliya arahunga. Niho rero Imana yamubwiye ngo genda ujye kuri aka kagezi, ntegetse ibikona kujya biguhereza bikuzanira imitsima n'inyama zo kurya, ujye unywa amazi y'aka kagezi. Igihe kiragera rero akagezi karakama, Imana ibwira Eliya ngo genda ujye Serafati, haba Sidoni, hari umupfakazi ntegetse kandi wo kukwitaho. Nubwo akagezi kakamye, ariko Imana itegetse mu butware bwayo undi muntu wo kukwitaho, itegetse indi kampani yo kuguha akazi, itegetse n'ubundi ahandi hantu depoza bikemera. Noneho ngo Eliya aza kugera kuri uyu mugore, abona atoragura udukwi, aramubwira ngo mpereza agatsima ko kurya. Aramubwira ati nkurahiye Uwiteka Imana nzima, Imana yo mu ijuru, ni ukuri keretse agashyi kamwe kagafu ndimo ndatoragura udukwi tubiri, ngende nkavuge n'ubundi nkarya n'abana banjye nipfire. Ariko Eliya nk'umukozi w'Imana arangije aravuga ngo genda ukavuge, n'ubundi ubanze umereze ndye, ndagusabira umugisha. Buriya mbonereho kubwira abantu baneze amatwi, ni ukuri kwibuka abantu b'Imana bijya bihesha abantu umugisha. Umuntu w'Imana ni umwizera nk'umuntu w'Imana, atari za ndyarya zateye buno. Ukabona umuntu ari umukozi w'Imana, nawe ubwawe ukabona ibimenyetso by'uko ari umukozi w'Imana. Ndakubwiza ukuri, n'umugirira neza Imana izaguha umugisha. Nuko ngo uyu mugore niyareba uburyo afite agafu gakeya, ngo arangije arakavuga, ahereza umukozi w'Imana ararya. Amaze kurya arasenga ati Uwiteka Mana hereza umugisha uyu mubyeyi. Arimo asenga, Bibiliya avuga ngo cya giseke ifu irongera iruzura. Kuva icyo gihe icyo giseke ngo nicyongera kuburamo ifu. Umugore abona ibyo kurya, abandi bicwa n'inzara, ko inzara ari imeze nabi cyane mu gihugu. Ariko uriya mugore Imana iramugaburira biturutse ku mukozi w'Imana yaragiriye neza. Mu by'ukuri igihe kiragera rero ko Eliya nawe ntiyigeze ahava, yakomeje kubaho ngaho. Noneho ngo igihe kiragera umwana w'uyu mugore aza gupfa. Aje gupfa, Eliya yibuka neza uyu mugore yamugiriye, uburyo yamucumbikiye, uburyo yamugaburiye. Ngo niho yagiye imbere y'Uwiteka nk'uko tubisomye hano. Dusomye iri jambo
ku murongo wa 20 ngo aherako atakambira Uwiteka ati ayi Uwiteka Mana yanjye, uyu mupfakazi wacumbikiye nawe umuteje ibyago umwicira umwana. Burya hari ingingo irengera abantu dusengera. Rimwe na rimwe tujye tuvugisha ukuri, burya iyo umuntu akugiriye neza, Bibiliya ivuga ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Hariho igihe ubusenga wareba mugenzi wawe, wakwibuka ineza yakugiriye, ukavuga ngo Mana, ineza runaka yangiriye, mbabarira umutabare, mbabarira umurengere, mbabarira umugirire neza, mbabarira umukorera ibitangaza. Kandi kubwo gusenga rimwe na rimwe ukumva umuntu arakubwiye ati rwose umwana wanje nabonaga byarangiye, ariko Imana yaramukijije, Imana iguha umugisha kubw'isengesho n'ubundi wasengeye. Rimwe na rimwe wajya kumva umuntu arakubwiye ngo mu by'ukuri Imana yumvishe gusenga kwawe, sengesho wasengeye ryagize umumaro rwose, ibyanjye byari bigiye gutezwa icyamunara, ariko ngiye kubona mbona Imana ikoze igitangaza, mbona ideni ririshyuwe mu buryo bw'ibitangaza. Wajya kumva umuntu arakubwiye ati rwose isengesho wasengeye ryagize umumaro, n'ubundi umugabo wanjye yari yarantaye, none n'ubundi yaragarutse rwose aza yaciye bugufi, none ubu ngubu ni umutekano n'amahoro mu rugo rwanjye. Mu by'ukuri ntabwo kuba mvuga ibi ngibi ari ukugira ngo mukunde mungirire neza. Icyo njyewe mbabwira nuko nubona umukozi w'Imana, ukabona umukozi w'Imana ukamubonamo amavuta y'Imana, ukamubonamo ububasha cyangwa se umwuka w'Imana, uzamugirire neza, azagusabira umugisha, kandi umugisha azagusabira nukuri ndabihamya nashidikanya, isengesho azagusengera rizagira umumaro. Icyambere kuko uyu Eliya yasengeye uyu mupfakazi ashingiye kwa kara gatsima yari amuhaye, kandi mu by'ukuri ari nako yari afite gusa. Imana ishyira umugisha mu bye, ibyo kurya bihita biboneka n'ibyongera kuburiwe. Rimwe na rimwe hariho igihe inzara ihora mu ngo z'abantu, kubera yuko dukeya bafite batugugumirizaho ati none se nindutanga ndasigariraho. Imana ikavuga ati rero ubwo n'ubundi ubaye ingumya, nanjye umugisha naringiye gufungura kugira ngo n'ubundi n'abandi babone ku mugisha wawe, n'ubundi ndawufunze. Imana igafunga umugisha. Nukuri Imana iyo ijya gukora igira n'ikiheraho. Burya mureke mbabwire, Imana iyo ijya gukora igira ikiheraho, kuko merutse gusoma ijambo ry'Imana, sanga hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, sanga umutware w'ingabo cyangwa se umusirikare mukuru ngo n'ubundi waje kumva inkuru za Yesu, arangije aragenda abwira abantu b'Abayuda, arabwira ngo mugende munyingingire uwo muntu, mumubwire aze anyirize umugaragu wanjye ararwaye kandi yenda gupfa. Ariko ngo babagaragu b'Abayuda ngo baragenda bagera imbere ya Yesu, ngo baramubwira ngo nubwo atari uwo mu bwoko bwacu, nubwo atari umuyuda, ariko yemera ubwoko bw'Abayuda. Haleluya! Yemera ubwoko bw'Abayuda, ndetse n'ingingo twashingiraho isinagogi yacu niyo wayitwubakiye. Haleluya! Ngo Yesu akimara kubyumva gutyo, arangije arababwira ngo uwo muntu mugende mumubwire ngo ndaza kumukiriza umugaragu we. Noneho ngo bakimara kugera imbere ya Yesu babimubwiye ngo bakimara kugera imbere y'uwo mutware w'ingabo barabimubwira, ngo aravuga ngo nimugende mumubwire ngo ntabwo bikwiriye yuko yanakandagira mu rugo iwanjye, nanjye mfite abasirikare nyoboye, iyo ntegetse umwe gukora iki aragikora, namubwira ngo jya akahajya. None mugende mumubwire ngo mu butware bwe ategeke umugaragu wanjye arakira. Bamaze kubibwira Yesu ukuntu avuze, ngo Yesu aravuga ngo nabaho ngo sindabona umuntu ufite kwizera kungana gutya. Ngo nuko uwo mwanya umutware w'ingabo ageze mu rugo asanga umugaragu we yakize. Imana ishimwe cyane. Hari ingingo Imana izaheraho
ikurengera. Mu by'ukuri imirimo ijya yivugira. Wagirira neza umukene, Imana ikakwibukira ku mukene ugiriye neza. Wagirira neza imfubyi cyangwa umupfakazi, Imana ikakwibukira kuri abo bantu ugiriye neza. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nusenga, mu by'ukuri ugasenga gutyo gusa, ibiganza byawe ubifumbatiye, isengesho ryawe ntabwo rizabasha kumvikana. Kuko burya tubona yuko na Dorukasi ngo ubwo Petero yasengaga, abantu bari kurira barizwa n'ibintu n'imyenda yagiye abahereza, barizwa n'ibyo yagiye bakorera, ngo Imana yumvishe kurira kw'abo bantu, yumva gusenga kwa Petero, yumva Petero yibutsa Imana imirimo ya Dorukasi, Imana ihita imuzura, abantu barongera baramubona. Ndagira ngo nkubwire ngo niko byagenze kuyu Eliya asengera uyu mupfakazi, aravuga ngo ayi Uwiteka Mana, uyu mupfakazi, uyu mugore wacumbikiye, wangiriye neza, wangaburiye, umuteje ibyago, nawe umwiciye umwana. Imana yumva gusenga kwa Eliya, umwana arazuka. Nkuko tubisomye, aragenda mushyira wa mugore nawe amaze kubona umwana we ari muzima, aravuga ngo noneho menye yuko uri umuntu w'Imana koko. Niba mushaka kubona ineza y'Imana, mujye mukunda abantu b'Imana, mukunda abakozi b'Imana. Gusa muri iyi minsi hariho abesikoro, hariho indyarya, hariho abajura, hariho abatekinisiye, hariho ababeshya ngo iravuze itavuze. Abo bareze muri iyi minsi. Ariko nugira umugisha, Imana ikaguhuza n'umukozi w'Imana uri mu mwuka w'Imana, ni ukuri uzamugirire neza kandi nawe uzamugiriraho umugisha. Imana rero ni ishimwe cyane. Muri uyu mwanya aya makuru nari ndimo mbasangiza, ni ukuri nari ndimo mbabwira yuko Imana imanuwe no kurengera, intore zayo zihitakira ku manywa na nijoro, ariko ikagira icyo ishingiraho. Hari ingingo Imana izaheraho kugira ngo ikurengere. Kandi nawe nusenga ujye ubwira Imana, uyibwire ngo Mana, shingiye kuri iki ngiki, Mana nkoze, nanjye unyibuke undengere. Imana ishimwe cyane. Njya nibuka umugaragu w'Imana Elisa, nawe yigeze azura umwana w'umushunemukazi. Uriya mwana yaje gupfa, kandi ataragera aho aza gupfa, Bibiliya tubwira ngo uriya mushunemukazi yagiye agirira neza Elisa. Noneho ngo aho bigeze, Elisa aravuga ngo mbese uyu mugore uhora tugirira neza twamwitura iki? Noneho ngo Elisa arangije amenya neza yuko nta mwana w'umuhungu agira, ajya imbere y'Imana arasenga. Ubuhanuzi buramanuka, amubwira yuko kindi gihe azaba afite umwana w'umuhungu. Nubwo ngo bari bageze mu zabukuru, ariko ijambo ryavuzwe n'Imana ni iry'ukuri, kuko ntabwo Imana ijya ibeshya. Igihe cyarageze, wa mwana w'umuhungu aramubona. Umwana abaho, ariko ngo amaze gukura aza kurwara arapfa. Umugore yanga ko bamushyingura atamushyiye wamuhanuye. Elisa rero asengera wa mwana arazuka. Yasengeye numbi irazuka. Hari ibyawe byapfuye, ni ukuri. Umaze igihe kinini nawe hari ibyawe byapfuye, ariko nyemerera ngiye gusenga Imana irebe n'ubundi imirimo yawe, irebe ba bakozi b'Imana wambitse, irebe ba bakene wagiriye neza, irebe za mfubyi wafashije, irebe umurimo w'Imana washyigikiye. Imana yo mu ijuru ikwibuke, ishingiye ku ngingo n'ubundi yo kukurengera.
Reka rero ngusengera Imana mu izina rya Yesu, kandi nizeye ko isengesho ngiye gusenga muri uyu mwanya ribasha kugira umumaro. Uwiteka Mana Nyiringabo, Mana yera yo mu ijuru, uyu mwanya ndasenze ngushimira yuko ubanye nanjye muri uyu mwanya wo gutambutsa ijambo ryawe no kuvuga ibyo umpaye kuvugira imbere ya kamera z'amakuru y'Ijuru TV. Sengeye abantu bawe baduteze amatwi hirya no hino, bari mu Rwanda, bari hanze y'uyu mugabane wa Afurika, n'abari muri Afurika, abo bose ubagirire neza. Abizeye kuri Imana ikiza, abizeye kuri Imana ikora ibitangaza, ndasenze kugira ngo Mwami babone ibitangaza byawe, babone kugira neza kwawe, bahindurirwa amateka. Kubwira isengesho mbasengeye ingumba zibona urubyaro nk'uko twahereye ku ijambo rya Hana. Mwami Imana Nyiringabo, abantu bawe babona ubutabazi bwihuse. Urakoze rero Mwami Imana Nyiringabo, uzi amarira abantu bawe bafite, uzi ibibazo abantu bawe bafite, uzi ibitumye abantu bawe nukuri biganyira, ariko ni nawe wababera igisubizo. Ngaho rero nyemerera mukunzi mwiza, urengere abantu bawe Mana Jehova, kubwira isengesho ugendagende ugere ku bagabo Mwami Imana Nyiringabo, ugere ku babyeyi, ugere Mwami Imana Nyiringabo ku basore n'abakobwa n'abana batoya bagusenga. Kumurimbyi yavuze ko n'umwana muto uzi gusenga Imana atazagira ubwoba, ahubwo azafashwa no gusenga. Nyemerera rero iri sengesho rigirira umumaro benshi, kandi uhere ku ngingo Mwami Imana Nyiringabo nukuri y'imirimo bakoze ubarengere. Tubona yuko maraya Rahabu ajya kurokoka hariya i Yeriko, nukuri yagiriye neza bari abatasi bari bagiye gutata. Mwami Imana Nyiringabo, na bugingo n'ubu ijambo ryawe ritubwira yuko yahinduriwe amateka abo mu Isiraheli. Naho yaba adakishijwe neza, ariko Mwami akemera abantu bawe, agashigikira Mwami Imana umurimo wawe, umwibukana imbabazi zawe, kandi nawe ahindurirwa amateka yo kuba umwisirayeli nyakuri. Urakoze rero Mwami, hari igihe ibi byose bizarangira, nukuri duhemberwe n'imirimo twakoze. Reka rero Uwiteka Imana ukomeze kudushyigikira, iri vugabutumwa urishyigikire kuri iyi channel Amakuru y'Ijuru TV. Mwami umbere umuterankunga, kandi Uwiteka Imana abadusengera, abadushyigikira, abadufasha bose kugira ngo ubutumwa bwiza butambuke, ubaho umugisha, ubagiriye neza mu izina rya Yesu, kandi babone ineza yawe. Urakoze rero, turagushimye kubw'uyu mwanya. Ngaho bana natwe, ubuntu bwawe n'imbabazi zawe no gufashwa n'Umwuka Wera bikomeze kubana natwe twese mu izina rya Yesu, amen. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha mu izina rya Yesu, amen. Turabakunda.